Yes, ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire. Utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora ntibikugendekere gutyo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warasize support yawe subscribe kuri Sano Empire. Imana ibiguhere umugisha. Abasanzwe bamenyere Sano Empire tubagezaho amakuru agiye atandukanye haba mu buzima busanzwe, muri politiki, muri showbiz ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Ni kuri iyo mpamvu rero twanyarukiye mu karere ka Muhanga ahabereye ikintu gisa nkaho ari amahano, kuko ibi bintu ntabwo bisanzwe bimenyerewe hano mu Rwanda. Iyi nkuru yakomeje kugenda iri trendinga ku mbuga nkoranyambaga, haba ku bitangazamakuru byandika ibigaragaza amashusho ndetse n'abandi bagiye babona iyi nkuru ndetse n'aho byabereye, byakomeje kuvugisha abantu benshi bitewe n'uko bitamenyerewe muri sosiyete nyarwanda. Kwibaza ngo ese iyi nkuru ni bwoko ki? Nk'uko mwabibonye kuri subtitle, iyi nkuru iri kuvugwa ni inkuru y'umukobwa ndetse ukiri mutoya cyane. Bigaragara yuko rwose byaje kumenyekana yuko uyu mwana w'umukobwa yari ari n'umunyeshuri wasanzwe ari kumwe n'umugabo w'umugore w'umuntu, ariko mu nyuma bakaza kuba uyu mugore w'uno mugabo yaje kubafata, akaba ariho byabereye ikibazo bitewe n'uko umwe yahasize ubuzima. Ubwo ndimo ndavuga umukobwa akaba ariwe wahasize ubuzima bitewe n'uko uyu mugore yahamusanze, akimara kuhamusanga amukorera ibyafura mbi bigiye bitandukanye bitewe n'uko yamusanze ku mugabo wiwe, birangira ahaburiye ubuzima. Icyo nagushishikariza wowe utari wabasha gukora subscribe, ubundi ubashe ukore subscribe, nurangiza ukande no kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire iba yiyemeje kugenda ikugezaho umunsi ku munsi. Rero reka twigarukire ku nkuru nyamukuru yakomeje kugenda ivugwa hano mu karere ka Muhanga. Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza, ese ibi bintu byaba ari ibiki? Ese urubyiruko rwo muri ino minsi, ababyeyi bo muri ino minsi, ibi bintu biharabije ni ibiki? Murabizi yuko cyane rwose mu muco nyarwanda ibintu nk'ibi ngibi bidasanzwe bimenyerewe. Yego donc wenda nko ku bantu bakuru ho ni ibintu bisanzwe, ariko ibyatangaje abantu benshi ni ukubona umwana w'umukobwa bamusanga ku mugabo ndetse yewe unamuruta cyane. Ibyo ni byo abantu bakomeje kugenda bibazaho uko byagenze. Rero reka tutabatindiye tubabwire uko byagenze. Hari mu kagoroba aho byagaragaraga yuko rwose ari mu gihe cy'itahuka ry'abanyeshuri bava ku mashuri, nibwo habonetse uruvunganzoka rw'abantu bari bibumbiye mu gice kimwe, ariko umunyamakuru yabashije kuba yahagera ngo arebe ibiri kuhabera, nibwo yasangaga uyu mugore w'uno mugabo yarwanaga n'umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka hagati ya 19 na 20, nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, aho bari gupfa yuko uyu mwana w'umukobwa yaba yarafashijwe n'uriya mugore, kuba yaramufashije ngo amucumbikire ndetse akanamubanisha, akaba ari we waranamugira icyizere ngo bamusubize mu ishuri, ariko mu nyuma akaba amwituye kuba yamutwara umugabo. Nibwo yafataga umwana w'umunyeshuri aba aratimbaguye, amugira intere, abantu bamukuyeho arakomeza kwivuvuta, ariko umwana w'umukobwa bitewe n'uko yari yakubiswe cyane ndetse yakomeretse, baje guhamagara ambulance. Muri uko guhamagara ambulance nibwo uyu mwana w'umukobwa yagiraga gutya, arangije akigera kwa muganga bahamagara bavuga yuko byarangiye. Ibyo byose rero umukuru w'isibo n'umukuru
w'umudugudu n'uw'akarere, abo bose bagize icyo babivugaho ndetse baburira abantu ko bitanakwiye, gusa kuba ari n'umunyeshuri ari ikibazo gikomeye cyane, gusa icyaha cyo murabizi cyo kwica umuntu n'ibindi bindi, ibyo byose byakomeje kugenda bigarukwaho, aricyo twibaza ati se ibi bintu aba bantu uru rubyiruko rwo muri ino minsi biravayo birajya he?